Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 18. Bibiliya avuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Iri jambo nsomye naritekerejeho kubwo umubabaro nagize mu minsi yashize. Nibaza ku rupfu rutwambura abacu, abana, ababyeyi, abo dukunda. Nibaza ku mibabaro no ku nyungu z'imibabaro. Numva Imana impaye rino jambo. Ijambo rivuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ndarihabwa, numva ndakomeye, nanjye nshaka ko narisangiza abandi, ndetse numva n'umwuka w'Imana ampatira kugira ngo nawe ndigusangize kubw'umubabaro ukomeye wahuye nawe. Nayibajije byinshi, natekereje byinshi, nararize, narahuguye inshuro nyinshi, ariko nibaza hejuru y'umubabaro, nibaza ku rupfu. Nanandika ndavuga ngo urupfu ntirusobanutse, ariko Imana iza kumvira ijambo. Pawulo arandika, arahishurirwa. Iri jambo rivuga ngo mbonye yuko, nararihawe, mbonye yuko, ni ijambo Pawulo yari afashe umwanzuro w'ibyo yari avuze biri haruguru, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17. Aravuga ngo ibi bintu uyu munsi wa none mpaye agaciro. Iri jambo uvuga ngo mbonye mu Cyongereza ni I consider, mu zindi ndimi havuga ko ari nko gukora imibare, warangiza gukora imibare ukabona result, ukabona igisubizo. Pawulo aravuga ngo ndabibonye, mbonye yuko. Mu yandi magambo, mpaye agaciro ibi bintu bikurikira, yuko nta muntu n'umwe ugomba kugira ibintu bibiri agereranya. Ntugomba kugereranya imibabaro ya kino gihe ngo uyigereranye n'ubwiza tuzahishurirwa. Ntuyigereranye. Hari ibintu bitagereranywa, hari ibintu bidashirwa ku munzani, hari ibintu utagomba gutekereza ko bijaniranye. Imibabaro y'iki gihe ya none n'ubwiza bw'abana b'Imana buzahishurwa ntibikwiriye. Kuki Pawulo yavuze aya majambo? Ni ukubera ibyo abana b'Imana bafite. Hari ibyo dufite nk'abana b'Imana, hari ibyo twahawe nk'abana b'Imana, hari ibyo dutunze nk'abana b'Imana, hari ibyo tubitse, hari ubutunzi dufite, hari ubwiza dufite butuma Pawulo avuga ngo no, imibabaro nta kuyigereranya, nta kuyiha agaciro, nta kuyishyira ku munzani, nta gutekereza ko ari ikintu.
ni ukwifata nk'ubusa kubera ubwiza bw'abana b'Imana, kubera ubwiza bw'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo Pawulo ntiyavuze umubabaro umwe, yafashe umubabaro w'indwara, afata umubabaro w'ubukene, afata umubabaro wo gupfusha, afata umubabaro wo kwangwa, afata umubabaro wo kumva ko uciriweho iteka, afata umubabaro wo gutotezwa, afata imibabaro yose arayigaragura, buri mubabaro akawugaragura, akawureba, akavuga ngo uyu mubabaro ntukwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurira. Gupfusha ntigukwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ubukene ntibukwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Igisuzuguriro ntigikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ntibikwiriye. Avuga ibi bintu, reka mbe nk'usubira haruguru. yavuze ibintu dufite, reka mbe nkubisubiramo mu ncamake. Ubu iyo duhuye n'ibibazo, iyo duhuye n'ibitugerageza, ari igihe amajwi atubwira ngo ese nakoze iki? Kubera iki njyewe? Kubera iki njyewe? Niko abantu bavuga ati n'ibyaha no kwitwara nabi ni iki? Ariko igisubizo kirahari, kiravuga ngo iki gihe ni igihe cy'imibabaro. Iki gihe ni igihe cyo guhura n'imibabaro itandukanye. Iki ni cyo gihe cy'imibabaro. Igihe cy'imibabaro ni ikihe? Yesu ataragaruka, ni igihe cy'imibabaro. Ariko imibabaro duhura nayo iratandukanye kure, ifite agaciro gake, ni igihwayihwayi. Niko ndashaka gutinda kuri iri jambo. Niko Pawulo yavuze ati kubabazwa kwanyu n'imibabaro yanyu y'igihwayihwayi ibaremera ubwiza. Naribajije ndavuga ati kuko Imana yemera ko tubabara, kuko Imana yemera ko abantu baba imfuzi, kuko Imana yemera ko abantu bahura n'ibi bibazo kandi ifite ubushobozi. Ariko nsanga mu ijambo ry'Imana, nsanga imibabaro ngo iyo itugezeho izimera nk'igishoro. Ndavuga nti nibyo, burya iyo umuntu ababaye, imibabaro yo izimutegurira ubwiza bw'igihe kizaza. Burya iyo imfubyi, iyo umuntu abuze uwe, nubwo aba yababaye, ariko Imana ishobora byose, muri ya mibabaro, imibabaro ni igishoro gituma ubwiza bw'Imana kuri uriya muntu bwiyongera. Nsanga neza, nsanga Imana ntabwo ari umuswa, kandi Imana ntabwo ikiranirwa. Nsanga ko imibabaro ibabaza uyu mubiri, ni ukuvuga ngo buri mubabaro wose ukugeraho ni igishoro cy'ubwiza bwawe buzaza. Uko ubabaye, burya kwizera kwawe gukomeza gushayininga, gukomeza kurabagirana, gukomeza kuba kwiza. Imibabaro ituremera ubwiza. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye. Pawulo yaravuze imibabaro ntikwiriye, ntiwayizana ku munzani umwe n'ubwiza.
ahandi mu Bakorinto aravuga ngo iyi mibabaro yanyu y'igihwayihwayi iri light iyo yiyongera ituma ubwiza bw'Imana bwiyongera muri mwe. Uyu munsi wa none ibyo wawunyuramo, imibabaro wahuye nayo, irakomeye, ariko ku Mana ishobora byose yakuremeye ubwiza, yongereye ubwiza, yabaye igishoro. Pawulo aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ese abana b'Imana bafite iki? Ni ukuri abana b'Imana wabakubitira ubusa. Abana b'Imana wabona ari nta nico bamaze. Hari igihe ugenda mu muhanda umuntu akakureba, akagusuzugura, akakugaragura, akabona nuko akaguhuza na so, akaguhuza na nyoko, akaguhuza n'amashuri yawe, akaguhuza n'amateka yawe, ntaguhuze na Kristo, ntaguhuze n'ibyo waboneye muri Kristo, ntaguhuze n'umuhamagaro, ntaguhuze n'ikintu kimwe na kimwe cyiza, akabona gusa uri umunyamibabaro. Abana b'Imana ni ngaho ntaco bagira, ni ngaho ntaco batunze, ni ngaho bakubitwa, ni ngaho bagaragurwa, ni ngaho. Ariko Pawulo yarabitondaguye. Ijambo rya mbere yaravuze ngo nuko abana b'Imana bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ntateka. Barabatuwe, bafite ubugingo bwo muri Kristo Yesu, bafite n'umwuka w'Imana. Nubwo imibabaro ihari, ntituzacirwaho iteka. Nubwo imibabaro ihari, dufite ubugingo, dufite umwuka w'ubugingo, dufite umwuka wa Kristo. Imana ishimwe. Imana yaduhaye umwuka wayo, Imana yaduhaye ubugingo bwayo, Imana yashizeho ijambo iravuga ngo ntituzacirwaho iteka. Ibintu byose bizashira, ibyinshi bizacirwaho iteka, ariko abana b'Imana assurance bafite, assurance bafite, nuko ntateka bazacirwaho, nuko bafite umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu, bafite umwuka wa Kristo, umwuka w'Imana. Muri ino mirongo yose Pawulo yavuze ikintu, yavuze gikomeye dufite, nuko ntateka tuzacirwaho. Icya kabiri nuko yavuze ko dufite ubugingo. Icya gatatu nuko yavuze ko dufite umwuka w'Imana. Ndagira ngo nshimangire cyane ku kuba dufite umwuka w'Imana. Bibiliya yavuze ngo niba mufite umwuka w'Imana, mwaramuka mupfuye, ariko umwuka wa Kristo batuyemo uzabazura. Dufite ibanga ryo kuzuka muri twe. Gupfa k'umuntu kwabayeho ntikuzasubirwamo. Waba ukijijwe, waba udakijijwe, gupfa ni ugupfa. Ibindi bantu bose bavuga ngo igihe cyari cyageze, ibindi bavuga ati iyo bitagenda gutya byagenze gutya. Bibiliya igaragaza ko impamvu dupfa nyamukuru, impamvu dupfa ya mbere nuko habayeho gucumura. Iya kabiri nuko dufite umubiri. Nibyo, ufite umubiri n'importe ka yapfa.
igihe icyo ari cyo cyose ufite umubiri ni umukandida, ari ku isoko yo gupfa. ariko kubera ko tutabigenewe, tutanabihawe, ntitubyemere, ntitubidijera, tubyumve ko ari bihari, ariko biriho. Bibiliya iravuga ngo twese tuzapfa, twese, niko Bibiliya ivuga muri Samweli wa kabiri igice cya 14 umurongo wa 12. Twese tuzapfa tumere nk'amazi amenwe hasi ntayorwe. Gupfa kuriho, ariko nubwo kuriho, umurongo wa 10 utubwira ko muri twe harimo igisubizo cy'urupfu kubera ibyo Imana yaduhaye. Bibiliya iravuga ngo niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka aba ari muzima kubwo gukiranuka. Uyu mubiri uzapfa kubera ibyaha byabayeho, ariko umwuka ni muzima. Abapfuye bose umwuka wabo ni muzima, bariho. Niyo mpamvu birivuga ngo Imana si y'abapfuye, kuri yo bose ni bazima. Aburahamu ni muzima, Isaka ni muzima, Yakobo ni muzima, Amosi ni muzima, Yesaya ni muzima, Samweli ni muzima, Dawudi ni muzima. Abapfuye bose b'abahanuzi n'intumwa ba Pawulo ni bazima. Nubwo umubiri uba upfuye, ariko umwuka ni muzima. Abacu bapfuye ni bazima kuma, bariho kuma. Ijambo ry'Imana ntiribesha. They are alive, bariho, bapfuye kuri twe, ariko ku Mana ni bazima. Kubera ko tugifite umubiri dutandukanyijwe nabo, ariko ku Mana bariho. They are alive. Uko Imana ikorana natwe niko nayo ikorana nabo. Uko isabana nabo niko isabana natwe. Umwuka ni muzima, ni bazima. Ibyo nibyo twahawe. Bihishe, bidatuma tutapfa, bidatuma tutababara, bidatuma tudahura n'ibindi no gasuzuguro n'ibindi byose. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye umwuka muzima. Kuri yo Bibiliya iravuga ngo umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka kwa Yesu. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu uba muri mwe, iyazuye Kristo izazura imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Ibanga ryo kuzuka ntiriba mu ijuru. Ibanga ryo kongera kubaho ntiriba mu itorero. Ibanga ryo kongera kubaho riba muri wewe, riba mu Mukristo. Umwuka w'iyazuye Yesu ntiyatinya urupfu. Yesu ntiyakukuje mu kuzuka. Yaravuze ngo ngomba gupfa kandi nkabaho. Kandi cyamuzuye, imbaraga zamuzuye, pasiwadi yamuzuye yari ihari. Yari afite kudapfa muri we, yari afite umwuka w'Imana. Natwe dufite gupfa ku mubiri, ariko tukagera kudapfa ku mwuka. Iyi mibiri ni imibiri ipfa, ni imibiri y'igitaka, ni imibiri y'igihe gito, ni ingando. Bibiliya iravuga ngo uyu mubiri ugereranywa n'ibicu, ukagereranywa n'igicucu, ukagereranywa n'ibyatsi, ukagereranywa n'amazi atemba, n'imivu, ikagereranywa n'imari ibintu bigereranywa n'ibintu by'igihe gito. N'umubiri kugereranywa n'igicucu, igicucu, shadow, umukungugu, ibyatsi, indabyo, ibicu. Ibyo ni ibintu, ni uko ni kuri. Ufite ubwiza bwawe, Bibiliya irabivuga. Ni nka kurya inyenyeri igira ubwiza bwawe, ariko si yo mubiri yo mu ijuru, si imibiri idapfa, si imibiri
hari imibiri idapfa y'iteka y'imbaraga itari yakavukire y'umwuka, kuko twambaye iyi mibiri ariko muri twe mbere hakaba harimo umwuka, ngo tuzongera tubeho. Abacu bazabaho, abacu bazongera babeho, abadusize bazongera babeho tubabone. Ariko nubwo tuvuga ngo bazongera kubaho, n'uyu munsi bariho, they are alive. Nkuko turiho natwe niko bariho, si imigani, ni Bibiliya. Kubw'umwuka w'Imana ni bazima, barahari, bapfuye kuri twe ku Mana ntibigeze bapfa, bariho, ni bazima ku Mana, ni bazima. Imana yaduhaye intsinzi. Ijambo rya mbere yadukuyeho urubanza rw'iteka. Ijambo rya kabiri iduha ubugingo mu mwuka wayo. Ijambo rya gatatu iduha umwuka wa wundi wazuye Yesu. Imbaraga zazuye Yesu zitubamwo zitagira akagero, zamukuye mu bapfu, zimushira hejuru y'ibindi byose. Muri twe ariko Imana ni igitangaza. Imana yemera ko uyu mubiri upfa, kandi muri wo hari imbaraga ziruta urupfu. Kubera kino gihe, niyo mpamvu bavuze ngo imibabaro y'iki gihe. Iki gihe ni iki gihe kuva Satani yigometse kugeza Kristo agarutse. Ni igihe cy'imibabaro. Ni igihe buri muntu wese ahura n'ibibazo. Ariko ntiduhura n'ibibazo biruta ibisubizo biturimo. Igisubizo cy'urupfu kiri muri wewe, cyazanywe n'Imana, cyazanywe na Yesu. Muri wewe harimo igisubizo cy'urupfu. Nigeze kuvuga ngo igisubizo cy'urupfu ni Yesu, kuko ari we bugingo akaba no kuzuka. Imana ishimwe. Imana ishimwe kubera ko dufite ibanga ryo kuzuka. Nigeze kubwira abantu, nababwira ngo umuntu gupfa cyangwa ukica umuntu, bwacya mugahurira mu muhanda ari muzima, wagerageje kumwica, ukavuga ko wamwishe ukanamujugunya, warangiza ugahura nawe mu muhanda, tuvuga ugahura nawe ari mu iduka, ukaja no kumugurira, ukaja no kurangura, akakubwira ngo uraho umeze uti, ariko wamwara. N'abantu bagerageje kwica abandi ariko babaho, bari mu kimwaro gikomeye. Nimba hari ikintu kimwaye n'urupfu. Urupfu ruramwaye. Urupfu rwica umuntu ufite ububasha kuri rwo, ufite umwuka wo kuzuka, kandi yazuka ntiyongere gupfa, akazabaza urupfu, urubori rwawe ruri, imbaraga zawe ziri, kwica kwawe kuri, ongera kandi. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko abana b'Imana, Imana yabahaye umwuka wo kuzuka. Bose guhera kuri Abeli, abana b'Imana bariho kubw'umwuka. Guhera kuri Abeli, abana b'Imana, imbaraga zo kuzuka zazuye Yesu Kristo zibarimo. Bategereje igihe, bategereje umunsi, bategereje impanda, bategereje igihe cyagenwe, bategereje gusa. It is a matter of time. It is a matter of time. Ni igihe. It is the matter of time. Ni igihe gusa. Ariko kuzuka baragufite. Umwuka ubazura baragufite. Umwuka wazuye Yesu baragufite. Turawufite. Kandi kuba dufite uwo mwuka ni garanti. Ni icyemezo simusiga kigaragaza ko dufite n'ibindi byose bitagaragara
ni first fruit, ni umuganura yuko turaba Imana iteka. Ntituraba isi, ntituraba abantu, ntituraba imiryango yacu. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nturi umuryango wawe. Uw'umuryango wawe ni umubiri, ariko umwuka umuntu w'imbere uri uw'Imana. Uri uw'Imana, kandi buri muntu wese ni uw'Imana ku giti cye, kubera umwuka w'Imana yahawe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe tuwigereranye n'ubwiza. Ikindi, imibabaro y'iki gihe umenye ko ari igishoro. Imana yarayigaraguye. Umukozi w'Imana Pawulo yarayigaraguye, aravuga ngo yego mbega uyu mubabaro, yega ntacu maze, uyu mubabaro ni igihwayihwayi, uyu mubabaro ntacu wantwara. Yo, tukwiriye no kugerera, tukwiriye no kuvugwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo uwo mwuka w'Imana twahawe niwo wica n'ingeso za kamere, niwo utuma tubaho mu buryo bw'umwuka. Ku murongo wa 14 yaravuze ngo abayoborwa n'uwo mwuka bose nibo bana b'Imana. Avuga umwuka twahawe icyo ukora. Ku murongo wa 15 aravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe hejuru. Twahawe umwuka udusubiza mu bwoba. Nta bwoba. Twahawe umwuka utadusubiza mu bwoba. Dufite umwuka nta bwoba buhari. Umwuka ufite ntiwemera kugira ubwoba, ahubwo umwuka w'Imana twahawe ubwo ntutinya urupfu, ntutinya imibabaro, ntutinya ubukene, ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. We belong to God. Abana b'Imana. Umwuka w'Imana niwe urema relation, isano ryacu n'Imana, tukaba abana b'Imana batari ibibyago kubera umwuka wayo. Imana ishimwe ko dusangiye nayo umwuka, kandi ufite umwuka w'Imana ukaba ufite ibanga ryose, ukaba ufite byose, ukaba ufite byose. Umwuka w'Imana Imana yaguhaye upfunyitse byose. Upfunyitse ubugingo, upfunyitse agakiza, upfunyitse ubwiza, upfunyitse ihumure, upfunyitse ubutsinzi. Nta bwoba ugira. Imana yaguhaye umwuka. Imana yaguhaye umwuka. Umwuka ukwemeza ukakumara ubwoba, ukakumara ubwoba bw'urupfu, ukakumara ubwoba bw'indwara n'imibabaro n'ibindi byose, ukakubwira ngo nukuri abapfuye bazuzuka, abapfuye bazongera babeho, abapfuye bazongera babe bazima, abapfuye bariho. Ni umwuka w'Imana ubyemeza. Imana ibagirire neza. Imana ishimwe yaduhaye umwuka utugira abana b'Imana, utuma tuvuga ngo Aba. Umwuka utuma tuvuga ngo Data. Umwuka uhamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Sisi ni wana wa Mungu. Ndetse yavuze ngo ubwo turi abana turi n'abaragwa. Umwuka wadukuyemo ubwoba utugira abana. Umwuka wadukuyemo ubwoba utugira abaragwa. Ariko noneho ngo turagwanwa na Kristo, ariko tukaragwanwa byose. We are co-heirs. Ibyo Kristo yarazwe nk'umwana w'Imana,
nibyo natwe turagwa. Turabaraganwa na Kristo. Niba tubabarana nawe ngo tuzimane nawe mu bwiza. Iki ni igihe cyo kubabara, tubabarana na Kristo. Naje kumenya ko iyo duhuye n'ibibazo Kristo nawe ababara. Imana nayo ibabara ikagira ibyago. Ubu Imana nayo yagize ibyago. Umunsi wahuye n'ibibazo, Imana nayo yagize ibindi bibazo. Umunsi Imana wahuye n'ikiriyo, Imana nayo yagize ikiriyo hamwe nawe. Kuko Imana yabaye umutanzi ubasha kubabarana natwe. Ukubabaye kufite agahinda niko nayo ifitanye agahinda hamwe nawe. Ni umujyanama uzi kubabarana n'abayo. Nayo ifite agahinda kuzo wahuye nabyo. Ni nayo mpamvu iyo Mana yacu iyo Mana yacu izi imibabaro wahuye nayo, izi agahinda wahuye nako, irabizi byose hatabuze na kimwe. Byose irabizi. Ku murongo ijambo ry'Imana ryavuze ko rero dufite umwuka, tukagira umurage, tukagira ubwiza tuzaragwa na Kristo. Pawulo agiye gusoza rero niho yavuze iri jambo, aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe ndayibonye. Niho kuvuga ngo je conclus, fashe umwanzuro, menye neza kubera ibyo mfite n'ibyo nteganyirijwe, mbonye yuko imibabaro ya none idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishoborwa. Burahishe ariko burahari, kandi bwiza butagereranywa n'imibabaro. Ibyaremwe byose birategereje, bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ibiti n'amabuye bizabatuka. Turi uko turi, dufite intege nke, turarwara, duhura n'ibibazo tutazi, ni byinshi bitubabaza, ariko ubwiza bw'abana b'Imana, abana b'Imana baraniha, ibyaremwe byose biraniha, umwuka w'Imana uraniha, bivuga ngo abana b'Imana bazahishurwa ryari? Abana b'Imana bazahishurwa ryari? Tuzambara ubwiza ryari? Burahishe. Nshuti yanjye, imibabaro niyo igaragara, ariko ubwiza burahishe, ariko buzahishurwa. Ibyaremwe byose birategereje, natwe turategereje, kandi Imana yaduhaye umwuka, dutegereje gucungurwa kw'imibiri yacu. Turi uko Imana yateganyije ko tuzaba kose, Imana yamaze kubiduha. Harabura gusa gucungurwa kw'imibiri yacu. Dufite umwuka w'umuganura, dufite ubwiza bw'Imana. Hasigaye umunsi kuzatandukana n'ibibi, kuzatandukana n'icyaha, kuzatandukana n'isi, tukaba muri presence y'Imana, mu kuboko kw'Imana nta mibabaro. Iyi mibabaro ya none Imana yarayigaraguye, ibona idakwiriye. Uri umwana w'Imana, ufite ubwiza budasanzwe, ufite umurage udasanzwe, ufite umwuka w'Imana, ufite ingwate. Ibyaremwe byose biragutegereje. Umunsi umwe uzagaragara nk'uwowe. Ukomere, ushikame inshuti yanjye. Imana idukomeze muri bino bibazo duhura nabyo, tumenye ko hari ubwiza bw'Imana buzahishurwa, kandi ibyaremwe byose bitegerezanye amatsiko. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amen.